Ndi papa Sava. Manu. Yes. Mwese shameze. Umba ndakindagije kugitunga nyine umaze no kugisasa. Wagishashe neza. Ndagishashe rero shizemo n'agaparufu. Kugesha ukuri. Reka ibintu ukunda zizimba mbi. Umva, reka nkubwire rero. Banza unzanira akantu ko kunywa kwanza. Akantu ko kunywa. Hari ikibazo? Nta kibazo. Oya. Nzanira akantu ko kunywa nze mwereke. Yase ko ari ibintu byoroshye. Akantu ko kunywa. Umva ubwo ndabasigaje kugushyiramo ikintu cyitwa isabune. Mwana uri mwe. Sibyo? Ariko ubwo ubundi Manu. Ubundi wagize ngo umwana ugiye kuza sha. Ndeba abana reka. Aha. Abana bazanda. Umva. Ariko se ko ngiye kukwemeza. None uyu munsi. Umva. Uyu munsi. Ndeba wemeje ki. Isume ni hagije se. Shyiramo suime. Urumva? Ushyiremo kamambiri n'agasabune. Ushyiremo agasabune. Gaparufe ko nakageze. Ushyiremo nakandi gashoka nyine kugira ngo nihagira ibiba. Ndimba ngo bwije ntabwo nashyira indi shoka simubeshye. Ariko ubushize ibintu wakoze hanga ntabwo bizi koko. Ariko sibyo ngibyo kandi ko uzi ko ari amashuka yajugunywe. Yajugunywe. Nta muti imiti yose ifurishwa yo muri gihugu barayiguze byanze guke. Ariko ubwo mwana uramuzi. None se ariko sura wari uribagiwe ni hano dore ginyura. Oh yanyura hangaha agendiye ibyaha yasesha. Stock y'amasabune. Stock y'amasabune se urabura isabune. Fate niyo mu cyuma. Mwana sesha. Kwari icyuma. Urabizi. Ariko reka mubwire. Urabizi no kuri umuntu wagize do. Wamubonye ra. Wamubonye. Naringize ngo ni bya bikora. Wamubonye. Bya bifite amatarasi wagira ngo namabimba yangu. Wamubonye ja. No umunyarwanda se ubwo ko ari umunyetiyopiya ja. Umunyetiyopiya n'abanyarwanda mbati Abanyarwanda kazi bose si beza bagiye bakapurisha ubwiza. Oya none ni umunyarwanda. Zamuri warakamini. Wamubonye sha. Wamubonye. Aya maso naye. Umva uyu munsi noneho. Ariko reba umwana umvanye mu gakiza. Ndimba uyu reba umwana umvanye mu gakiza nkavuga yakamvana. Urumva nkavuga nti nishaka ngewe. Noneho ubundi ubwo ayo masengesho yashyize ku ruhande ubundi nzihana nyuma. Oya reba kuri kuzuma. Oya reba ka reba iki reba iyi sha reba iyi. Ariko reba ayo maso. Singiye kukubeshya. Ishuka ngiye kwigushyira. Ishuka ngishyira. Umva ujuru wa mbere. Ndimba nanjye masomeho. Gasome mpyese. Genda uzanire urebe zabo fete ko zawe. Cyane gasome mpiri. Kuri telefone gusa. Cyane gasome mpiri. Asone. Koreba sha. Ndimba cyakoze Reba izo burushete. Kuri munsi ngiye kurya neza ka. Oya reba izo burushete man. Reba izo burushete ahubwo mbefata kashiko. Umukobwa akamuvugira umuvugo Ndimba. Umukobwa reka muvugira umuvugo. Hute. Kuvugisha sundi wowe. Baje mumenya kwiteretera abantu beza ariko. Gafata akabara gasha. Gafata akabara kumva. Subizamo ifoto nyine mbe muvugira umuvugo uyu mukobwa. Mbega umukobwa mwiza we. Ibintu byose ikibasumba ni ikiribaza. Yasobanutse nkareba. Nkonje kunkola kuri telefone. Ndimba. Ibintu byose wabitunganya. Sari ikintu kibura. Usibye nyine ikintu cyaburaga nyine. Ikidari mwagishyizeho. Kidari we kitari kimeze n'icyasheri nyine uri naza. Cyane aho ahubwo turi kugira. Numva ageze oya mu kirekiro gikomeze gishyuye. Numva ngo ageze hafi. No guhita ukizana ukagikora. Niyo ni surprise. Ndimba tiyo ni surprise ariko nanjye banze mwihanize. Urabiza hangaha rwose boss yarafunze muroki. Nubizi? Nawe no gukwakwanya bya uhita ugenda. Nuze gutinda. Hari kunujya ndukara ukaza ukarara urumva bira bintu byawe byo kugona kandi Ndimba se kubigabanya. Ntabwo
imyenda ariko turagize ubwo ukazana igikobwa ugasinzira ukajya ndabona abantu ibyumba byose ukagira ngo ndabona se nicyo cyanzanye ndabona mu agahenge umwana nk'uyu wamuha agahenge wanjijiwe cyakoze usinziriye ngaha rwose ubu nuko nyine imfunguzo zose uba zifite kavuga umwandikire mu mazi ahageze ese ndimba agitunguka mpite nzana ko kunywa akunda iki tugeze Sherine ko ngutegereje nyine umva ndimba nyine umva ka service ariko ndimba nta kuntu naza kumugusohoriza akiza nkahita mukubita nk'ikigizo kwita ngo reka ngubwire ndimba uwo mukobwa yakwandikiye ngo she kwipoto no ku giti cy'umwembe haruguru ubaze ahitwa kwa Manudi kwa Papa Sava kwa Manudi urazi ko bazi Papa Sava none se ndimba nyine uyu mukobwa utabeshya yakwandikisha mwirekano ndetse ijambo she kuzi kurinjije umukobwa yakwise she reka igikobwa hano handitse ngo icyo hano sawa sheri sawa shushu be sashtemba akwise shushu be nizo cyangwa birimo imvi dore handi hantu yavuze none nongeye mbona yavuze ngo Sherine uri ikibasumba uri mwiza kubera kano gafoto nyine namuherereje urabona ko nawe yahise anyoherereza urabona ifoto yahise anyoherereza yengeye reba ukuntu yicaye ariko mwereje udufoto twanjye yunguza ukuntu yahita ambwira noneho reka nkwereke sibyo genda urebe icyo kidari ubundi reka ndebe shambure ko yayitunganyije neza genda urebe nta kibazo shambure iratunganyije nakuze shambure waranze ko musoma uyinjije gusa kwitwa adatwara telefone nimba tugiye kurya neza urakavuna impeta cyangwa kikongera kikabona mbega umukobwa mana we uyu nguyu ntabwo yigeze azamuka umusozi aragororotse umukobwa nta nenge n'imwe afite originaal comme n'abandi bose wasigara muri telefone wakintu mama biva mu by'abantu sa genda urebe icyo kidari ndebe icyo kidari abantu bakandagiye no mu bitakureba none se ndimba umva kidari bitanyizana cyangwa se banzane bira by'udukingirizo zari kizane ugitereke hano aha kibone kageze hafi okay kanyizana gitereke ndagukura ndbeguyimbira karirimbo none urumva kene cyashe sibyo noneho rero shakira udukingirizo kandi tumwe twiza ese ndimo urambaza ngo udukingirizo twiza ubwoko bubi udukingirizo usanzwe ukoresha n'ubuzi nibwo nazanye oya mfite bwa bushingirizo busanzwe biteze Sherine utwo dukingirizo se bazana utuhe bazane Plaisir bazane Prudence isanzwe manu uzana udukingirizo ntabwo batugutumye biteze Sherine ko ari imfashanyigisho turimo se ntacyo nkubajije ibyo mwari murimo ndi kubibona nyine ko muri ku ishuri muri mu mfashanyigisho ageze nkubajije kandi marigo wowe nk'ugeze hano ngeze hano n'amaguru nditabye ariko nditabye shuri aho guhaguruka tugenda ni ibiki koko aho sungu ahangaha ko utasanzwe uhagenda uhajuje gukora iki nje gukora icyo wamamagariye nyine
tugende nigeze nguhamagara njye navuganye nawe ntiduheruka kuvugana mu gitondo mubwira ko ngiye mu kazi ibintu rero wabyanditse ko cyakora uri mu mutamira haguruka tugende aho se tujye hehe ngenje gukora icyo wampamagariye ariko si icyo naguhamagara njye nigeze nguhamagara njyewe izi si message se izi ntabwo ari message se ngiye ko nayo ngiye kwiyongera kugira ngo ndebe ko najya gukora interview kuri ka kazi nayo nasabye icya message umbwira hari message nakoherereje ngo wari ugiye gukora iki ndimba manu nta kintu mvugana nawe ko wowe uri muri so wakire telefone hasi urashakira ko mwigira abanajyo ibyo ntabwo bikureba icyo ushakira kuri telefone nyibwirira sheri ngo wari ugiye gukora interview ubuse ku isaha yawe nisanga hera niba nta niyo ufite ku maboko nisanga aho ugiye gukora interview yasangaye se no kuba ko nta ma interview yaba ninjoro uburyo ukaza ahubwo gusa nunkeka Hesu koko Margarita Hesu wakekaga iki ku buryo uzi iki gihe oya winshogoza ndeba winshogoza ndagushogoza se haguruka tugende tujya muri shambure kugira ngo tugende ujye kunkorera ibyo wahamagariye ariko se naguhamagaye njye navuganye nawe urabona ngo uritwaza ngo warakijijwe ko urashaka gukora uburaya wavuganye nanjye uyu ninde se uyu mukobwa uhora ukohereza izi message urabona ari inde ndimba uyu nige nta soni umuntu w'umugabo nkawe akitora akabeshya ngo yarakijijwe ari ukugira ngo ugerirwe mu ngeso nk'izi ngizi haguruka tugende zana ubwo bukingirizo hawe uranjyana he ndavuze ngo haguruka tugende genda kwiyamye nijye ukwiyamye ibi bintu ugera ufata nk'inkari none utangiye kuba inkari se ziriye niko manu harya ngo wikokoye ngo waje muri dushe urusaku n'urw'icyanga Karame boss urusaku n'urw'icyanga ndimba n'urubwiki ese wabisobanuye ese babajije ese wabivuze jewe urambaza iki papa sava reka nongeye mbikwibwira none se boss wari uri hano uyu mugabo mu minsi ishize yarambwiye ati narakijijwe naciye ukubiri n'abagore agahora azinduka buri munsi muri nibature nimugoroba ndimbati yagiye ngo yagiye mu masengesho ndimbati akagenda akamara iminsi 3 ngo yagiye mu misozi iyo ngiyo hose ndavuga nti umugabo ahangaha ariko kubera ukuntu muzi ndimbati ndavuga nti reka mugerageze jewe nifatiye amafoto y'umuntu nta nubwo ari umunyarwanda ntabwo ari umunyarwandakazi je nigira uwo muntu nkajya nandikira ndimbati mweretse message ziri hano ngura ibintu ndimbati yamubwiraga ndagukunda urugore rwanjye rurashaje ruriya rwamaze kuba expired urumva ruhora rurwaye imigongo ruhora rutakarubaga impande sheri tuzahure isonye ndikena naha ngo ningera ngo kwipoto ku giti kipera ngo cyumunyinya nako singibe ngo harabahitwa kwa papa sava nguze ngo ndimba reka mubwire haguruka tugende umbaresha icyo wampamagariye wowe ibi ngibi no kuvuga yaraje hano kugira ate yaraje hano gusaba ntabwo yarimo kwaka agakingirizo nanjye nabumvise rega ninjira ntabwo yakwakaga agakingirizo nakubwiye ngo iki urandebye narambwiye ukansubizamo ngo narakubwiye ngo ikindi gihe sinkabe urwaye amatwi ikindi gihe sinkakubaza ngo usubizemo ngo ntubaza usubiza witwa nde Manuti yaraje gukora iki hano ndimbati ndimba waruje gukora iki yaraje koga narinje koga muje muri interview niko se Marigare ndebera nawe ushimye wa mugani mukuze mwembi ko ndi umugabo nyamugabo ni gutubeshya umugore wawe mwashakanye nkavanze umutungo tukabajya inyuma ukamubeshya ko wakijijwe warangiza ukazanga ubu wikanashobora kuvuga ngo induru wavugaga hanga mumbarize rwose nawe uba mu mutwe uruzuye urandeba iki se
wanyuze ahantu barada barafungura igisane bakuraho barada bagusigiramo duke bati jya ukoresha utungutu uruzuye niko se Marigari wowe nyine kuzi ko umugabo wawe mwashakanye izo ntege nkeya zifite ni gute wihindura undi muntu kugira ngo nawe umugushe mu mutego aho wakamufashije ngo yiyubake mbwiza ukuri pe wenda arakubwira ati nagiye mu gakiza narabiretse kuki udafata inshingano uvuge uti reka mufashe muri urwo rugendo ahubwo ukamufasha mu kumushuka umuha ayo mafoto numvaga barimo kwiyamirira ahangaha nagira ngo ndebe ko mu by'ukuri yakijijwe mugerageza waramugeragezaga ukuvuga muri iyi minsi uhagarariye shitani wamugana ndabona wambaye agakingaho ubwo ni imyenda y'umugore ukujije ko yesu we mano nakubwiye ngo iki ngo rogi nyine ngo rogi ngo nyine ngo rogi nyine ngo bazifunze ngo by'agateganyo kubera nyine abantu banyirangirizaga irangi n'ibyo biziba n'iki byose ntabwo nabikubwiye hanyuma ntabwo nakubujije gucururiza inzoga mo hano imbere mu gihe turimo kwasana iriya ni iki uriya yaje ate yakuye he kamambiri iriya sume narindi gushaka ya weekend nyine iki nyine twari kuzajya muri house party house what house ni agashow nyine k'urubyiruko ugakura hano mu nzu yanjye kuki utanga ishakiye hanze hariya wena ndimbati mupanga iki yashutse zimya se vuba nonanga vayo hano vuba vuba wena ndimbati mupanga iki nyine yarashutse nyine ngo agiye no afite n'igikobwa ibibazo urabyirengera by'ingo ibibazo by'ingo urabyirengera ariko ubwo nkaba nkivuga ugihagaze sohokana ibyo ngibyo vuba tegura inzoga usohoka ahangaha asore ndimbati mupanga iki wowe mupanga iki aza hano gute ku buryo umwambika imyenda ukamwambika isume mukumvikana iby'umukobwa ugiye kuzana kurabona isume ndimba mupanga iki ntabyo mugira niye gahunda yari yamaye bibiri cyane byo turabyumvikana none se iki kidari cyanjye nako cyandimba ati nako kihene bari baje atishyuye hariya wagiye nigeze mbona nawe safara mu bwakaza tugataha tutaze urareba nambaye ubundi se utambaye ku mutima ku mubiri urashakira